cyane ko ashobozwa n'imbaraga zaturukaga mu ijuru. And to whom did he say that? His disciples. Kandi koko yagerageje gusangiza izo mbaraga abigishwa be. What happened right before that was he uttered the Great Commission. Icyabayeho mbere y'ibyo byose nuko yatanze inshingano nkuru. I submit that Jesus has clothed us with power on high to carry out the Great Commission. Koko natwe Yesu atuhamagara muri izo mbaraga kugira ngo dufate izo nshingano kandi tuzubahirize. And our understanding is that he did so because he realized that if we get men right with God, that most marriages will get right. Kandi cyatumye abikora nk'uko yabikoze nuko yamenye ko nitushira abagabo ku murongo ingo zijya ku murongo n'isi ikajya ku murongo. And if we get most marriages right with God, we'll get most families right with God. Kandi abashakanye bamaze kujya ku murongo bakabana n'Imana bakasabana nayo n'ingo zisabana n'Imana. And if our families get right with God, our churches will be stronger. Kandi imiryango nesabana n'Imana ikegera Imana ikaba mu Mana na sosiyete yacu isabana n'Imana ikabana n'Imana. And if our churches get stronger, the body of Christ will get stronger, and we can carry forward the Great Commission better. Kandi itorero naryo rirahita nk'umubiri umwe wa Kristo rigira izo mbaraga risabana n'Imana tukubahiriza ibi byose bikubiye mu nshingano Yesu Kristo yaduhaye kugira ngo tugende tubashake tubazane Tubatoze, Tubatume. We've discussed the church problem of not discipling men has led to the men problem of them not being discipled. Twavuze kibazo itorero rifite ko ritari gutoza abagabo kandi n'abagabo bwabo bagoye gutozwa. And Jesus' answer to that is the Great Commission. Kandi igisubizo Yesu yatanze kuri icyo kibazo tuvuze ni za nshingano yadusigiye. Being a disciple and making disciples. Kugira ngo tuba abigisha ba Yesu Kristo kandi tuhindura abantu abigisha ba Yesu Kristo. And we've discussed the definition of discipleship and a definition of a disciple. You have it in your note. Kandi twasobanuye umwigisha wa Kristo icyari cyo sobanura no guhindura cyangwa gutoza icyari cyo. Ngira ngo mwabyanditse mu makaye yanyu murabifite. And we established that the most efficient way to carry out the Great Commission is through small groups. Kandi twiyemeje ko uburyo bwiza bwo kugira ngo tutoza abantu no kubashyira mu matsinda mato tugereranije n'ubundi buryo twarebye ubwo nibwo bwatushobokera. A small group of 3 to 8 men meeting together regularly. Abantu batatu kugeza ku 8 bahura mu buryo buhoraho. To discuss real life issues from a biblical baganira ku bibazo by'ubuzima babamo bwa buri munsi bashingiye ku ijambo ry'Imana. And we discussed that you could just deal with one question, how are you really doing? Kandi hari ikibazo twatanzeho urugero kivuga ngo ese umeze ute mu by'ukuri, ukasobanura dimension z'ubuzima ubamo ushingiye kuri icyo kibazo muri rya tsinda mu kuzuzanya. Or you could find a published resource on that subject of how to be a godly man. Cyangwa se mushobora gushaka imfashanyigisho mu bitabo byanditswe, hari ingero twabahaye, hari nako tubabwiye turi bubahe, hari n'igitabo twavuze kizasohoka vuba. Or you could use this resource
which contains a number of different topics that you could discuss in your small group. cyangwa se nako ubwako kabafasha buri muntu agireho kopi muri ya matsinda mato aka kantu kabafasha kugira ngo It's in Kenya, Rwanda, kari mu Kinyarwanda, and it's a resource that has been very effective here in Rwanda as well as in the United States. kandi iyo mfashanyigisho cyangwa se iyo gahunda y'ibyo bibazo biri aho yafashije cyane mu Rwanda ndetse no muri Amerika yagiye dufasha. Nzirikane ko buri muntu abonyeho kopi. Nyabuneka akosa ko kutahano nako kugendana. There should be enough for everybody. Yeah. Aho kugendana kugira ngo no buri kindi cyakufasha ko kakufashe kuhuza abantu bakahora bahura muri amatsinda babazanya bahugurana. Ijambo ryo guhugurana mu byejo guterana kwera no guhugurana murabyibuka ejo. We rero mushaka amatsinda y'abantu bahugurane. So if I may, I'll go back to my initial scripture verse with you that I said. Ubwo rero nshaka kusubira kuri wa murongo twasomye ngitangira. If we want to build our lives and our houses on solid rock, niba dushaka kubaka ubuzima bwacu ku rutare, Jesus asked us to learn about God and to act upon it. Yesu aratusaba ko twiga ijambo ry'Imana kandi iryo jambo rikatuyobora. That's the message of building your house on a solid rock as opposed to building your house on sand. Iyo niyo message yakufasha kubakira ku rutare kuruta kubakira ku musenyi. Gusoma ijambo ry'Imana kandi rikakuyobora mu byo gukora no mu mibereho yawe. And so we've heard of the Great Commission that Jesus calls us to. Kandi twavuze no ku nshingano nkuru Yesu yatusigiye zo guhindura abantu abigishwa ba Kristo. What he wants us to do, how he wants us to act upon the Great Commission. Icyo ashaka ko dukora no ko tugomba kugikora, kubera ziri inshingano zo kuzimenya gusa tukazishyira mu bitekerezo byacu gusa, ahubwo kuzikora kuzishyira mu bikorwa. And that small groups is one of the best solutions. Kandi twavuze ko uburyo bushoboka kandi bufatika ari binyuza muri ya matsinda mato ahabwa umwanya uhagije. And I've told you it's a process that takes time. Kandi ikindi mbibutsa n'urugendo rufata igihe, bisaba kubiha igihe. But you have to start. Ariko mugomba kubitangira. So it is my prayer that each of you kugira ngo buri umwe muri mwe will start when you get back to your church. Nimuva hano mugire icyo mutangira kugira ngo ayo matsinda yo kugira abo mutoza muyatangize. And invest time in a small group of men. Kandi akaba amatsinda mato y'abagabo who will begin a process in your church. Abo ngabo nabo bakazabafasha mu itorero ryanyu. That will honor God and please his heart. Abo ngabo nibamara kubaha Imana bakabaho mu buryo buyishimisha, bizaba imbarutso yo kugera no ku bana. Murakoze cyane kubw'umwanya wanyu, ibibazo byanyu byiza no kugerageza gukurikirana. Amahoro y'Imana abane nawe.
mwarese tukamuha amashyi ko uyu muntu ko yatwigishije neza. This is a big clap to you. Nukuri aka kantu kadufashije. Iyi ni urugero cyangwa se n'uburyo Yesu Kristo yakoresheje. Applied to our situation. Yes? Applied to our situation today. Tugiye gufata urugero Yesu Kristo yakoresheje cyangwa uburyo tubushyire mu bihe turimo muri context z'ibyo tubamo buri munsi by'uyu murimo. Please take this down. Aka kantu mukazirikane mukandike. A group of men, 3 to 8 men meeting regularly. Yes? A group of 3 to 8 men meeting regularly. Itsinda ry'abantu 3 kugeza ku 8 bahura buri gihe. 3 to 8 men meeting together. Abagabo 3 kugeza ku 8 bahura mu buryo buhoraho. Addressing the real issues they face in life. Bafatanya gukemura ibibazo by'ubuzima bwabo bwa buri munsi. From a biblical perspective. Bashingiye ku ijambo ry'Imana. With honest and candid conversations. Honest and candid. Bakagirana ikiganiro cyo kutaryarya babwizanya ukuri buzuzanya. And being open to bring more men into your small group. Kandi bafite ubushake bwo kuzana abandi bagabo muri iryo tsinda. We will talk about the issues to talk about, but I'm concerned today now, I want you to understand the format, the form in which small group ministry takes place. Yes, please. Let me do it again. I want to make sure you understand the format, the form, the structure for small group ministry, for discipleship. Nshaka kwitwararika kugira ngo mumenye uburyo bwo gutoza iryo tsinda rito cyangwa se gutoza abantu ubabumbiye mu matsinda mato. There are 4 ways that you can disciple a man. I think I can think of 4 ways to disciple men. Hari uburyo bune bwo gutoza umugabo. Number 1 is just leave them alone and leave them to swim for themselves. Number 1? Just leave them alone. Don't do anything with them. Uburyo bwa mbere no kubihorera. And the consequences of that are tragic. Yes? The consequences of leaving them alone is tragic. Noneho ingaruka zo kubihorera no kuzana akaga. Ushatse wahitamo kubihorera ariko ingaruka z'icyo ubuzanye akaga ku isi. Turega dukurikire ndi kusemura. Yego yo kwitamo kubihorera kandi yo nayo excuse me iyo twayitindaho benshi uwo mutego twawuguye wabona abagore baje abagabo bataje ukigendera n'abagore abagabo kabihorera. I'm not recommending this. I'm giving you the 4 options. Ntabwo ndi kuyitanga nka recommendation ariko ndi kukubwira amahitamo 4. Ubwe ayo na mahitamo ya mbere kubihorera ubwe nyine ukemera kuzana akaga ku isi. Evangelism. Amahitamo. Evangelism without discipleship is cruel. Kandi mubyibuke ko twatangiye ivugabutumwa ritarimo gutoza kugira ngo abantu bakurire muri Kristo no kwica abantu rubozo. Now hear me. The most effective form of evangelism really is one-on-one. Uburyo butanga umusaruro bwo gutoza n'umuntu ku wundi umwe ku wundi. But it's not the most effective. Hano ni bangahe umaze gutoza ko tanyegera.
is not the most efficient. One-on-one can be the most effective, but because you're limited in what you can do, it's not the most efficient. umwe kuri umwe nibyo biba bifite umwimerere, ariko kubera ko utagera kuri benshi icyarimwe si bitanga umusaruro uhagije mu gihe gito. Do you understand that distinction? Icyo muracyumva, kuba ari bwo buryo bunoze ariko atari bwo buryo buhendutse cyangwa bworoha. Ibyo bintu murabyumva, umwe ku wundi nibwo buryo bunoze, ariko si bwo buryo butanga umusaruro. Another problem besides the fact that as a pastor you don't have enough time to disciple everybody. Kubera ko nguko twabivuze, ntabwo wabona umwanya wo kugira ngo ugende umuntu ku wundi ubaha umwanya uhagije kugira ngo ubakuze ubatoze, biragorana, ariko nibyo byakabaye bikwiye. Is the fact that most men in your congregation don't have enough Jesus for themselves, much less enough to share with anybody else. Kandi ikindi kibazo kirimo, abagabo benshi mufite mu matorero yanyu nta bose bafite Yesu uhagije wo kujya gutangiza abandi, na bake barimo nta Yesu uhagije bafite, nabo ubwabo si bamufite kugira ngo nawe bakufashe kumugeza ku bandi. They are not competent in their ability to disciple anybody. Nabo ubwabo siba ari ku rwego rukwiriye rwo kujya gutoza abandi. That's the second option, one-on-one discipleship. Ubwo rero uburyo bwa kabiri, ubwa mbere twavuze ubwo kubihorera ukategereza akaga ku isi, cyangwa se ubwa kabiri umwe ku wundi, umuntu ku wundi. Uburyo bwa kabiri, ubwa mbere ni ukubihorera, ubwa kabiri ni umwe ku wundi ukabaha umwana, nubwo bitatanga umusaruro uri hejuru. The third option, urawutanga ariko si uri hejuru cyane kubera ko wazabageraho bose ryari. Ubwa gatatu, third option, the third option takes place in a crowd, in a large gathering. Ubundi buryo bwa gatatu ni ugukoresha itsinda rinini, a large gathering like church. Ukakoresha nk'iteraniro ryose. Ubwo nabwo ni ubundi buryo, gukoresha iteraniro ryose. But that's not very personal. Not very personal. Ariko ibyo ntabwo waba ugeze ku muntu ngo umenye ko hari icyo wakoze. And it really isn't discipleship. It's teaching, but it's not discipleship. Ariko mu gihe washatse gukoresha ubwo buryo bwo kugira ngo iteraniro ryose rigerereho icyarimwe, ubwo ntabwo ari ugutoza, ni ukwigisha. Ubwo buryo bwa gatatu bwo ni he's acknowledging that that's the approach they use. Right. Ubwo ni ukwigisha, ntabwo ari ugutoza. Bavuga ngo iteraniro narababwiye narabatoje, watoje nde wamutoje iteraniro. Ubwo ni ukwigisha, ntabwo ari ugutoza. But it's not discipleship, as you say. Ubwo ntabwo ari ugutoza, ni ukwigisha. I got to be honest, most men in church, no telling what they're thinking about. They're thinking about their work, their family, their jobs, they want to go play. Are they really taking it in? Mu gihe uri gutekereza ngo uri kubatoza, burya baba bari mu iteraniro batekereza ibyabo, ingo, bizinesi, ibibazo bafite, wowe ukazahara ukavuga ukamenya ngo watoje abantu. So it's the least effective way. It's proven itself to be the least effective option. Ubwo buryo bwa gatatu tuvuze bwo gushaka gutoreza abantu mu itorero, mu iteraniro rinini, bimaze kugaragara ko ari bwo butatanga umusaruro habe namba. Uburyo bwo hansi cyane butanga umusaruro muke cyane udafatika. That leaves us with the last option. Ubwo rero dusigaje uburyo bumwe busigaye. Ubwa mbere no kubihorera, ubwa kabiri ni umuntu ku wundi, ubwa gatatu no gushaka kuzamurira iteraniro
cyangwa se itorero icyarimwe bitatanga umusaruro. Which Jesus modeled in small group disciples. Ubwa kane busigaye nubwo Yesu yakoresheje bwo kutoza abantu mu matsinda mato ukabaha umwanya uhagije. It touches more men deeply. Icyo kifata ku bagabo kikabagera ku ndiba y'umutima kikabahindura kubera ko uko tindana nabo niko bakwigiraho. So remember my 4 points. One is small groups of 3 to 8 men meeting regularly. Mwibuke handi nababwiye ko aho ukora itsinda rito muri ya approach ya kane y'amatsinda mato uwo mwanya uhagije kusanga ukoze itsinda ry'abantu 3 kugeza ku 8 bakahura inshuro nyinshi, dealing with real life issues from a biblical perspective. Bafatanya gukemura ibibazo by'ubuzima bwabo bwa buri munsi bishingiye ku ijambo ry'Imana. This environment is not a teaching environment. Ubwo buryo uwo mwuka mubamo abo iryo tsinda riba ribanyemo si ryarindi ryo kwigisha yo kuhagarara imbere y'abantu kavuga. It's not a Bible study. Ntabwo ari y'amatsinda yo dukora asanzwe yo kwigisha ijambo ry'Imana kubera ko rumva baba baganira ku bibazo by'ubuzima bwabo bwa buri munsi ariko bayoborwa n'ijambo ry'Imana. In my country, men can attend a Bible study and it stays academic. It's all in their mind. Mu gihugu cyacu abantu bashobora gufata umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana ariko bikaba academic gusa bikajya mu bitekerezo byabo, akamenya biri mu Baheburayo, akamenya birihe, akabitahana pe ariko ntabishire mu buzima bugize iki busanzwe. It's abstract. It doesn't impact how they live their lives. Ibyo rero uvuga ngo yabaye muri Bible study ntabwo twabyita discipleship kubera ko bitahindura imibereho yabo n'imiterere n'imikorere yabo mu buzima bwa buri munsi. But if you start with the real issues that men face and apply biblical principles to that. Ariko bahereye ku bibazo by'ubuzima bwabo bwa buri munsi bamara kubyumva neza bakabihuza n'ijambo ry'Imana, ibyo nibyo bibagera ku ndiba y'umutima bikahindura uko babaho n'uko bakora. I think I can wind it up, whole thing up in about 15 minutes. So let me give you some examples of the type of issues that men face. Anyway, I've been in a number of small groups in my life. I've been in a number of small groups in my life. I want to talk about what you do when you get the men together in a small group, 3 to 8 men. What's the format of the gathering? What's the agenda of the gathering? What is agenda? Yeah. Gahunda yo kuhura kwabo ni iyi. Muri rya tsinda gahunda ituma bahura ni iyi. It can be very flexible what you do. Ushobora kuyihindura cyangwa se ishobora kuba ari gahunda ishobora kuhinduka bitewe n'impamvu yazo. To adapt to the men that are in your group and their needs. Adjust to the needs of the men in your group. Iyo gahunda yo guhura kwabo ikwiriye kujyanishwa n'ibibazo byabo. The first meaningful small group that I was a part of was 38, I don't know,
almost 50 years ago. Itsinda rya mbere nabayemo ni nk'imyaka hafi ya 50 ishize. And their format was just one question each time they met. Approche bakoreshaga rero uko bahuraga bigaga ku kibazo kimwe. They met at the same time in the same place, the same day of the week after week after week. Uko bahuraga mu mwanya umwe ku isaha imwe uko bahuye bigaga ikibazo kimwe uko bahuye bakiga ikindi kibazo uko bahuye bakiga ikindi kibazo. And dealt with this one question. Urumva bahuzwaga no kwiga ikibazo kimwe ariko yarariri mu twahuzwaga no kwiga ikibazo kimwe. How are you doing? How are you really doing? Should I refer to them? That's the real question they were asking themselves. That was the topic of the discussion. Ikibazo bibazaga cyari kuvuga ngo umeze ute, ubayeho ute, ubuzima bimeze bite. How are you doing in your relationship with your wife? Mukuri umeze ute. How are you doing in your relationship with your children? Ubanye ute n'umuryango wawe n'abana ibintu nk'ibyo by'ubuzima bwa buri munsi. How are you doing in your relationship with your job? Ku kazi bimeze bite. How are you doing in relationship planning for your future? Umeze ute mu bijyanye na gahunda zo gutegura ejo hawe. How are you doing in terms of your walk with Christ? Ese umeze ute mu rugendo rwawe rwo kugendana na Kristo. How are you doing with regard to whether you have a vision and a purpose for your life? Ese umeze ute ku ntumbero y'ubuzima bwawe. Ntumbero y'ubuzima bwawe meze. It was all, we discussed all of those things as pertinent to each person in response to the question, how are you really doing? Ubwo rero uko twahuraga twibazaga kandi tukasubiza icyo kibazo kivuga ngo mu by'ukuri umeze ute muri zo gahunda zose zitandukanye bakakubaza ukagenda usubiza. That group changed my life. Iryo tsinda ryahinduye ubuzima bwanjye. It was about transformation and just not information. Byabaye ibintu biduhindura, si byabaye ibintu byo kuhana amakuru. Those men walked with me from practicing law and being an attorney to becoming a priest. Yes. They walked with me, they helped me make that transition. Bagendanye nanjye urugendo rwamvanye mu byo nari ndimo kugeza naho nabereye umuvugabutumwa. And what I understand is that group lasted answering that one question for 40 years. Yes, 40 years that group continued to meet. Iryo tsinda yabayemo ryakomeje kumubamo nawe aribamo mu mutima wo kumara imyaka 40 kubera ko iryo tsinda yaribayemo imyaka 40 agenda ryo ryabayeho imyaka 40 ariko niryo ryamuhinduye rikatuma abeco yabaye kandi ryo ryabayeho kumara imyaka 40 nubwo we yageze ikihakahaba. The membership changed over the years. Abarigize bagiye bahinduka ariko itsinda riragumaho. But the format of that one question never changed. Ariko icyo kibazo ntabwo kigeze gihinduka. Bakomeje baricyo bibaza, abaje mu bose bakakibaza, bagiye bakagenda abandi bakinjiramo. And all this was within a biblical perspective. Kandi ibi byose barabyibazaga bakanabisubiza bashingiye ku ijambo ry'Imana. So in terms of what a small group in your church could do is just dealing with that one question. Ugiye kwibaza itsinda rito mu itorero ryawe ryakora ubushase wabaha icyo kibazo bakaba aricyo bibaza bakanasubiza bashingiye ku ijambo ry'Imana.
There are a number of other types of issues to deal with. hari n'ibindi bintu abantu bakwibandaho muri ayo matsinda mato. Things like, what does it mean to be a biblical man? What does it mean to be a godly man? What does it mean? How do you live out a life as a godly man? ubayeho ute mu buzima bwawe nk'umuntu w'Imana? What are the characteristics of a godly man? Ese biranga umuntu w'Imana ni ibihe? How do you build a firm foundation in the faith? Ese wubaka ute urufatiro rwawe mu myizerere yawe? How do you build godly relationships with your spouse? Ese wubaka ute ubusabane bwawe n'Imana uwo n'uwo mwashakanye? Mwubaka gute ubusabane bwanyu n'Imana? How do you have godly families? Ese muri gukora iki kugira ngo mugire ingo zubaha Imana? Do you have a father's heart for your children? Ese ufite umutima wa kibyeyi ku rubyaro rwawe? And for an old man like me, grandchildren. Cyangwa se nkatwe bashaje no kubuzukuru. How involved is God in your work? Ese Imana mu kazi kawe uyizana mute cyangwa ubana nayo gute mu kazi kawe? Ubana n'Imana gute mu kazi kawe? Is God calling you to a personal ministry? Ese Imana wari wumvise ry'Imana ari kuhamagarira umurimo wayo? And maybe some of your laymen are being called to lead small groups. Kubera ko bamwe basanga baba barahamagariwe kuyobora ayo matsinda mato. I think my recommendation to you would be, as pastors, to go and pull 8 other men together and commit to meet weekly for a year, dealing with some of the materials that we will share with you. Ngira ngo icyatufasha tuvuye hano mwiyemeje ko mushobora kugenda mukakora ayo matsinda mukayakurikirana, ariko mwayahaye bimwe mu bikoresho turi bubahe cyangwa se mfashanyigisho kugira ngo murere abantu muri ayo matsinda. To invest your time in 6 or 8 men for the next year. Ukafata icyemezo cyo guha umwanya uhagije abagabo 6 cyangwa kugeza ku 8 mu mwaka utaha. Muri uyu mwaka kugeza umwaka utaha ukabaha umwanya uhagije. Invest your time in Tubatoze with a small group of men meeting regularly for a year. Ukafata umwanya uhagije wo gutoza abo bagabo 6 kugeza ku 8 kamarana na bikihe gihagije. Pick men that can, after a year, go and be the key person for a new small group. Abo bantu 8 ukaba wabageza ku rwego rwa nyuma y'igihe cy'umwaka ko nabo bashobora kugenda bagafonda andi matsinda mato nabo bakabatoza ibyo wabatoje. So now at the end of a year, you've got 6 or 8 small groups of men in discipleship. Nyuma y'umwaka waba ufite abantu 8 bashobora kujya batandatu kugeza ku 8 nabo bashobora kugenda gutangiza andi matsinda angana. Do you see how that can multiply the effectiveness of what you've done? Urabona icyo kitagufasha kugera ku bantu benshi bahawe umwanya uhagije wo gutozwa mu gihe gito kandi mu buryo bufatika. It's what Jesus did when he commissioned the 12. Icyo nicyo Yesu Kristo yakoze ubwo yatumye 12. And what's the result of that? You and me. Kandi cyavuyemo ni nge nawe, natwe turi mu musaruro wavuye kuri abo 12. We are products of Jesus' small group ministry. Natwe turi umusaruro w'iryo tsinda rito Yesu yagendanye nabo igihe gihagije. Carried down by men discipling men from generation to generation. Kandi ibyo byashobojwe no ko abantu bagiye batoza abandi
akavaho generasiyo hakajyaho indi mu binyejana byinshi byatambutse, natwe tukaba twarabaye umusaruro w'ibi. So there are a lot of topics that can be discussed in your small group. Most small group meetings are about an hour. Hari ibyo twavugaho mu matsinda mato yibuze nk'igihe cy'isaha imwe. Most of them meet weekly, once a week. Bamwe bashobora guhura muri ayo matsinda mato, bashobora guhura rimwe mu munsi cyangwa se rimwe mu cyumweru bakafata nk'isaha imwe. Though I'm in 5 groups right now, nk'ubu ngewe ndi mu matsinda 5. 3 of them meet weekly, 3 duhura rimwe mu cyumweru, and 2 of them meet every other week. And 2 duhura rimwe mu byumweru 2. Monthly is not often enough. You lose momentum, you lose focus. Yes? Monthly is not often enough. It needs to be weekly or 5 or 2 weeks, every other week. Akavuga ati impamvu duhura kenshi rimwe mu cyumweru cyangwa rimwe mu byumweru 2 kugira ngo ntitutakaze umurongo, tugume kuri wa murongo w'ibyo duhuguranaho tutozwa. And there are a number of resources that you can use in addition to the one question, how are you doing, how you're really doing. Ibindi bintu umuntu yakwifashisha bitari cya kibazo cyangwa ibibazo muhura mukibaza buri uko muhuye, uko mubayo n'ubuzima bwanyu. In my country, there are thousands of resources written in English. Dufite imfashanyigisho nyinshi mu gihugu cyacu zanditse mu Cyongereza. But I don't know that many resources in Kenya, Rwanda. Ariko, you are saying there are many or there are not many? There are not many. Ariko nzi neza ko hashobora kuba hatari imfashanyigisho nyinshi ziri mu rurimi rw'Ikinyarwanda. So potential resources, one is just that simple question, how am I doing? Ikintu rero cyabafasha gikomeye ni icyo kibazo cyo kuvuga ngo mu by'ukuri umeze ute. A second resource is a book called The Purpose-Driven Life by Rick Warren, which is in Kenya, Rwanda. Icya kabiri ni cya gitabo cya Rick Warren cyanditse mu Kinyarwanda cy'ubuzima bufite intego. A small group could study that book for a year or 2. Itsinda rito rishobora kwiga icyo gitabo kumara nk'igihe cy'umwaka cyangwa. It's very good, but it costs money. You have to buy it. Ni igitabo cyiza ariko kigura amafaranga, ugomba kucyishyura. Another book is called Man Alive. Ikindi gitabo ni cyitwa Man Alive. And then if you read transforming your 7 primal needs into a powerful spiritual life. Man Alive, umuntu ariho cyangwa kubaho. Noneho guhindura ibyifuzo byawe 7 by'ingenzi, imbaraga z'ubuzima bwawe bw'umwuka. This is in English. Kiri mu Cyongereza. But it's being translated into Kenya, Rwanda. Ariko kimaze kwandikwa kisemuwe mu Kinyarwanda. It's at the printer right now. Barimo barakisohora. Because of Archbishop Kalini's ministry, it will be made available for free. Ministeri ya Archbishop Kalini niyo irimo kisohora, kiraza kuba kizaba kiri ku isoko, kizaba kitangirwa ubuntu niba ntibeshye. Ikiguzi cyo kukishyura no kukisoma ukakurikiza icyo kivuga. Urumva umuntu w'Imana, Imana itaramuhaye ihishurirwa. Amen.
ubwo nk'abanyecyangugu nyakubahwa natwe muzatutekerezeho kopi niziboneka. And he will make it available to you. He will make it available to each of you. Yeah, he was making the jokes like we people behind the forest, we shall be the last to receive copies. But we have wonder air, we can be as quick as possible. A fourth option is make up your own. Andi mahitamo ya kane icyabafasha muri ya matsinda mato no kwemeranwa ku byo mwaganiraho mwebwe ubwanyu. Sit down with a bunch of men and ask them what are the real life issues they face. Mukicara mukabazanya ibyo buzima bwanyu, ariko nkoko yabivuze akitangira muyobowe n'ijambo ry'Imana. And discuss one of those each time. Discuss a different one each time you get together. Ubwo rero buroko muhuye mukagira ikintu mwibandaho. My last option is one that will be available to you sometime today. Ubundi buryo bw'imfashanyigisho ni nazanye nshobora kubaha muri uyu munsi mbere yuko tutandukana kugira ngo I've run out of copies of it, so we're going to ask our dear friends of the Diocese of San Gugu to make copies of this. Ariko copies zatushizeho turaza kusaba diocese tufashe gusohora copies nyinshi kugira ngo buri umwe ayitahane. Ibi ni ibintu bimwe byayobora abantu muri bya biganiro byo mu matsinda mato yo kutozanya kubaho mu buzima. For you to take with you back to your church. Ubwo buri muntu araza kugendana akakopi k'imfashanyigisho. To start small groups. Kugira ngo mutangire y'amatsinda mato yo kutoza abantu kuba abigishwa ba Yesu Kristo. Of 3 to 8 men meeting together regularly, dealing with the real life issues. Batatu kugeza ku 8 bahura mu buryo buhoraho. Read that first title. Gufata isaha imwe mu cyumweru yo kwisuzuma. Gufata isaha imwe mu cyumweru yo kwisuzuma. Anaho biratufasha cyane. Ubwo se twisuzumye bagasanga nk'ubwo nta nzu mfite, tukisuzuma imyaka 20 ntarubaka inzu, ugasimba ndi ikibazo bakubwira ariko gezeho wubaka sindatangira, ugezeho uteguraho umuryango uzasaza sindatangira. Ubwo se ijambo ry'Imana ryo byaba ribivugaho iki? Ngo utashoboye gutunga urugo rwe takwiriye no kugira iki? Mwabarenze n'umupagani. Ubwo simba nabaye umupagani akakazatufasha gufata isaha imwe mu cyumweru yo kwisuzuma. Okay, I was just trying to. Sure. I don't want anybody to leave here without knowing what needs to be done and how to do it. Yes, please. I don't want anybody to be able to leave here not knowing what the Great Commission is and how you carry it out. Sinshaka ko hagira umuntu uva hano atazi inshingano nkuru Yesu yadusigiye icyari cyo n'icyo ushobora gukora kugira ngo nk'abantu yatumye natwe tuyubahirize. I will tell you that it takes time. Nshaka kubabwira ngo bishobora gufata igihe to invest in somebody else's life. Kugira ngo ushore mu gutoza umuntu bisaba igihe. But if you do it in a small group context, it can multiply in effectiveness. Ariko nobikorera mu itsinda rito mu gihe gito biraza kwikuba inshuro nyinshi bigere ku bantu benshi cyane. The only potential impediment in the carrying forward of the Great Commission in your church, the only potential impediment, downfall, bottleneck, is you. Inzitizi ikomeye mu gutoza abantu mu itorero ryawe ni wewe. Wowe ubwawe niwe nzitizi ikomeye.
kuvuga ngo barafubye nta Kristo nta kigenda niwe nzitizi ya mbere ikomeye. Wowe ubwawe njyewe ubwanjye reka kuvuga abandi nirese byo kuvuga ngo abakristo nta kigenda barafubye ntibazi Kristo ntibazi umuhamagaro niwo nzitizi ya mbere utahani. So let's ask the Archbishop to pray for you to be equippers of others. Reka rero tusabe Archbishop abasengere kugira ngo babatoza babandi mubabigisha babandi mushobozwe na Kristo kubabigisha babandi. Let me first answer one of the questions asked by one of these pastors sitting in front. Like, why don't they speak about a human being but a man? Muri kumwumva cyangwa tumeye mikoro?